Luka ati hiti Ngwiki tuvuge ko ururimi mvuga utarwumva. ndadwumva neza. Kubera iki se buri munsi uba ushaka kongora mu biganiro? Reka gutinzatinzamo ikiganiro nibwo kiryoha kuruta uko wavuga nkajya nkusubiza vuba vuba nk'ukwicaye mu matwi. Rero njye kongora kwawe ntabwo bindyohera, birambangamira. Ariko uba ushaka mba nka wa mukobwa usaba agahita kwemerera ataranabitekerezaho. Cyane rwose uwo ni we njye. Rimba uri uwumpa impari imbuta n'ama bimbwira. Iyi hose yabyaye ibihumye bana. Umuntu aba agomba kuba romantique mu kiganiro. Oya biba bimbangamiye ubutumye ibiganiro byanjye bitakaza karite. Basi mbabarira ntabwo bizongera niba utabikunda. Chill man, chill. Oya harimo agasuzuguro kabiri mu rugo rw'umugabo biba byabaye too much. Ariko ndi kugusaba imbabazi ntabwo bizongera. Komeza umbwire iriya nkuru. Ntabwo byakunda ubuse nayivuga ikiri muri uko yahindutse ibikatsi. Gerageza brother, inkuru. Inkuru uko uryoshya kuko byose byatewe nawe nta nkuru ihari. Use si ukumbuye kiwingo? Oya. Ariko inzoga ntabwo ari nziza ku buzima. Ntabwo kuntega inzoga biri buguhere kuko sinzongera gutegekwa nini. Siriya biyari n'igisoro byo muri Nyagisohabu. Ese nimugoroba ndajya kubikinara? Use ndajyayo? Kandi habayo n'igisope. Rega nushaka kuvuga ibyo ushaka cyangwa unagiye n'ubundi nta nkuru yanjye nkubwira. Ariko uriya muceri n'inkoko byo muri Nyagisohabu ni sawa. Akari karikeri bongeze uguze guhera kuri 25. Ahantu ni sawa. Ibyo uri kunkangisha byose nanjye najyayo nkabyigurira. Kandi ndumva conje ubu nahamagara muri Nyagisohabu bakanyihera igiporezo. Rega nubwo uri kuntera ubwoba nta nomero zabo ufite. 0792 Nyagisohabu. Kubera mbahamagara inshuro nyinshi nazifashe mu mutwe. Umuntu wese ushaka kurya neza yagana Nyagisohabu yabasanga rwa Rutabura mu ikorosi ryo kubibata. Vugisha ukuri ugiye kubahamagara cyangwa uri kugira ngo ubone uko nkuramo inkuru yanjye? Ugiye kubahamagara nyine kuko n'ubundi iyo nkuru yawe atsimbarayeho wanze kumbwira n'ubundi wasanga itari kunryohera kuruta uramukira muri Nyagisohabu. Nzi neza siko nta mafaranga ufite urabahamagara bitanga iki? Hara ni kuri botike ngo bari buze kukwandika mu gakayi. Hariya ni mu rugo rw'Abanyarwanda nanaza kuba nyaba. Nyagisohabu nababuranye iki? Ntacyo. Umuntu yamu umuceri n'inkoko akanya imideni nibibaho. None se nyine icyo nkubaza barakuzi ku buryo waza kuba yabaha nyuma bakabyemera? Bamaje kumenya buri munsi ndabahamagara bakanyoherereza umuceri n'inkoko bakanyongeza n'akarikeri. Kandi mu busanzwe mbishyura neza. Ubwo rero urumva mbabwiye ni uyu munsi byanze mu nyandike nzayaba hejo. Banyumva. Ndumva rwose ibyo deni ntacyo nkwijeje kuko umuntu yashoye miliyoni none uri kuza umutetaho ngo amadeni. Ideni se ryishyura inzu. Nahataba ikimenyane no mu ijuru kizabayo. Reka ntabwo Imana yacu mu ijuru izakoresha ikimenyane kuko niyo mucamanza utabera. Nusesengura iyo bakamana neza urasanga ikimenyane cyaratangiye kera Nyagasana kiri ku isi. Gutese none se hari umugore ukunzwe muri Bibiliya nka Mariya nyina wa Yezu? Ntawe nzi bawanyije igikundiro, abo nzi bose ni abatagatifu gusa. Kuki se nyina wa Yezu ariho wagizwe umutoni mu bagore bose? Nuko yuje inema ze zose. Havesha nanjye iyo nza kuba Imana mama wanjye imbyara nari kumugira umutoni mukajyamo musingiza mwese ubu n'iteka ryose. Iyo yaba ari umusinzi, umusambanyi, umurozi, umupfayongo, umunyamagambo, inkozi y'amaraso wamugira umutagatifu cyane. None se umuntu wanamitse ibere nyivuka urumva mbaye mfite ubushobozi namwicaza ahantu hamwe nawe? Reka namwicaza mu myanya y'imbere. Ariko gahanga ntugapfobye ibyanditswe bitagatifu. Abipfobeje ne ko mbivuze uko mbyumva. Niba ari uko byumva ko numva wumva nabi, sinzi icyo wita kumva nabi, gusa njye mba ndi muri serivisi runaka ikintu wacu nagikoresha. Ariko basi reka nizere ko ibyo wavuze haruguru byari buraga. Ibyo navuze ni ukuri. Abantu bose bajye kurya umuceri wo muri Nyagisohabu nanjye mukanya ndaje mbahamagare banzanira agaceri. Ibyo wavuze ku Mana byo noneho bimeze bite? Ibyo byari burage kuko nanjye mama wanjye no naba nkunda mbaye mbifitiye ububasha nabagira abatoni kabisa. Ariko natwe abantu turi abatoni ku Mana kuko byatumye tanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Cyane Imana yacu iradukunda, gusa byambabaza hagize umuntu upfa atarajya kumucira muri Nyagisohabu. Gupfa no kurya bihurira he? Ariko ubwo ngubwo uzo ko uriya mucira muri Nyagisohabu ari naho tuzajya tujya turi mu ijuru. Ngo iki tuzajya turya iki? Umucira wo muri Nyagisohabu nitugera no mu ijuru Nyagisohabu izakomeza idutekere. Gahanga ibyo bintu uri kuvuga bikuye he? Nabisomye muri Bibiliya y'Isezerano Rishya, maze ibiryo byo muri Nyagisohabu Imana izajya ibiryaho. Imana we, bivuze ngo Imana nayo ikunda ibiryo byo muri Nyagisohabu? Yego, bazajya banayongeza karikeri bongeza waguze bya veniseke. Imana nayo inzoga. Ntabwo bavuga inzoga, bavuga divayi ntagatifu. Yo Jesus. Nese Gahanga wakubwira ya nkuru waza kugura ibiryo byo muri Nyagisohabu ukaza kumpa. Ubu si nkuru yakonzi kibishimishije. Ubu ndayumva none hara. Gahanga cyakene wanyu wavuze wagira haruguru kigire none aha ureke nkubwire inkuru ubundi uze kumpa kubiri. Reka mbanze mamagare muri Nyagisohabu batuzanira umuceri n'ifi n'inkoko. Umbwire iyo nkuru turi kubiporeza.